Halo? Mbwira ngo waramutse neza. Aramutse neza. Umeze ute? Komera cyane. Halo? Ndakumva cyane. Halo? Yego, nuko ngo wahamagarishije indi nimero. Nari nibajije ari inde byari binyobeye. Numvaga tutari kumvikana iwacu nta marezo abaye. Yego. None se na Fandende ntago nabamenye. Na Fande Claude. Fande Claude. Yego. Fande Claude amakuru. Ni amahoro. Murashima Imana. Ni amahoro nta kibazo. Umeze ute? Meze neza nta kibazo. Wakagiyemo se? Oya, ubu niriwe mu rugo n'imvura yaguye. Wamenye amakuru se? Oya. Ntabwo wamenye amakuru ko batwimuye batujyanye hanze? Oya, ntabwo nabimenye da. Nashakishije nimero yanyu. Batujyanye hanze ubu turi mu burasirazuba bwa Kongo ariko Sake muri Kivu y'Amajyaruguru no turi kugakorera muri ino minsi. Sake? Muri directoire ya Rubero. Ntago mba amazi pe, usibye kumva ngo ni muri Kongo gusa nyine ariko ntago mba amazi. Mbwiye? Usibye kumva ngo ni muri Kongo nyine ngo za taratwari ntago mba amazi. Ni ukuvuga ngo waba ufite akanya se cyangwa wavuga uti ko aricyo nshaka ko tuganiraho? Yego, wambwira nta kibazo. Ni ukuvuga ngo uri aho ngaho mu Rwanda wandebera wamenyera amakuru ku bijyanye n'idolari bari kurivunja kuri angahe ko mukeneye kandi harimo umugati? Idolari? Riri kuvurirwa kuri angahe? Hari umushuti wanjye twari turimo tuvugana mu minsi yashize. Yego. Kubera ko afite mwene wabo uba muri Amerika wari wamwohereje amadolari 20, niba ari 20, niba ari 2,000. Yego. Ntabwo mbyibuka neza. Yambwiye ko yari yayivunjije ibari cyane na 70. Ndumva ryarazamutse cyane rafiki yangu. Byarazamutse. Byarazamutse cyane kape. Ni ukuvuga ngo igitumye rero nkubaza ku bijyanye n'idolari. Yego, mbwira. Nanjye nari mfite ahwanye n'ibihumbi 15,300 y'idolari ry'Amerika. 15,500? 15,300. Yego. Y'idolari ry'Amerika. Ni menshi. Ubwo urumva niba riri kuvunja ku 470 nta harimo amafaranga menshi cyane rwose. Ko ari akayabo. Yego, ni ukuvuga ngo nicyo cyari gitumye nkubaza ku bijyanye n'idolari. Ko ni 15,500 kankube n'igihumbi 440. 15,300. 15,300 kankube ni cyane na 70. Harimo ibihumbi. Yego. 220. Oya, urumva. Harimo miliyoni 22. 15. 15,300. Gukuba cyane na 70. 470. Harimo miliyoni 22. Miliyoni 22 n'ibihumbi 491. Ni menshi pe. Yego, no kuvuga ngo yego. Ni menshi cyane. Yego, no kuvuga ngo rero igitumye nkubaza ku bijyanye n'idolari. Yego. Kugira ngo urabizi ko inanga duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Njya numva ngo muri Kongo baba bari kurasana. Yego, duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu minsi yashize hari imirwe yitwaje intwaro yari yaduteye. Yose we, se babasize amahoro. turayicyaha tuyirenza ku mahema yari ikambitsemo. Yego. Tumaze kuyirenza ku mahema yari ikambitsemo turinjira. Tumaze kwinjira sinzi ukuntu narebye hirya gato mpabonye tuno tuvarize kwa Comfort tuno dufungo na kode tugafungurwa na kode dukunze gukoreshwa n'abadiplomate. Ntutuzi tuno tuvarize kwa kode? Njya ntumva najyaga ndubona mu mafilimi kera tukireba filimi. Turiya dufungurwa na kode nyine tw'abadiplomate dutoya kutuvarize dukoze mu cyuma. Tw'umukara? Yego. Naratubonaga mu mafilimi. Yego, hejuru yako hari hateretseho urupapuro rwanditseho kode igafungura. Nuko rwa rupapuro na ya briefcase ndabitora ndabitwara ndabijyana. Ubwo niba bakurashe? Oya, maze kubijyana ngeze ahantu dukambitse ndiherera rwose ndiherera njyenyine maze kwiherera mfunguza ya kode yari iri hejuru ka kavarize. Maze gufungura ndebye n'imbere nsanga mwayo mafaranga ageze ku 15,500 y'idolari ry'Amerika. Uyasangamo? Ko wakize? Oya, ntabwo ari ugukira. Nkimara kuyabona navuze ati uko bisa kose. Nkimara kuyabona navuze ati uko bisa kose ryaba ritangije ku buzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye. Birumvikana aya mafaranga ni menshi.
yego ntabwo nafata aya mahirwe cyangwa uyu mugisha ngo musakaze muri bagenzi banjye cyangwa ngo uterere inyoni. Mbega amafaranga, yego uyu mafaranga yose ukayatora? Yego banza utege amatwi mbanze gusobanurira. Yego mbwira nta kibazo, ndumva ntangaye pe. Oya nta kibazo kabisa. Nuko rero ngira ngo urabizi ko ejo bundi nibwo afande mukuru dukoresheje inama atubwira ngo twitegure ku itariki 28 z'uku turabasha kuba twasimburwa. 28 z'uku kwezi kwa gatatu. 28 z'uku kwezi kwa gatatu tugomba gusimburwa, kandi atubwira ko yanangiriza ko nta kintu twemerewe kwirwaza tutegeze tuzana ko tuzirwaza ibikoresho by'akazi nk'uko ari byo twazanye. Baba wewe se ubwo watuzana gute? Nuko rero ngira ngo nawe urabizi ko iyo tugiye guhaguruka rwose badusaka, kandi niba bagusanganye pesi imyazabo rwose ufunguka nashyirwa mu bihano. Birumvikana. Yego akaba ari cyo cyari gitumye nguhamagara, ngira ngo urabizi ko iyo tugiye kuza hari abana baba barangije ikosi hariga ko mu Bugesera baduhereza tuzana nabo. Nari nashatsemo umwana umwe muri abo ngabo, nari nashatse uburyo namwambukiriza ku cyambu cya Rubavu. Yego. Namara kumwambukiriza ku cyambu cya Rubavu akazamuka akajya muri gare ya Gisenyi, naguhaye nimero ziwe nawe namuhaye izawe. Ndamusabira Kigali nyine, nimara kukimusabira mwambukirize ku cyambu cya Rubavu naguhaye nimero ziwe nawe naguhaye izawe. Uwo mwana muri kumwe? Yego nyine bano bana ni bano badutekera bize ibijyanye na hoteli tuba twarajyanye nabo. Okay. Nanashatse uburyo namusabira Kigali, namara kumusabira Kigali nkaguha nimero ziwe nawe nkamuha izawe. Nkamwambukiriza hano ku cyambu cya Rubavu akazamuka akajya muri gare ya Gisenyi. Yashika muri gare ya Gisenyi akaguza n'umutagisi imbere mukumvikana amafaranga ari bumukurere Rubavu kumukura Rubavu kumukugezaho ndetse no kumugarura. Mwamara kumvikana n'umutagisi imbere akamushyira mu modoka akamuhagurukana akamuzana. Ukabishyura bakugezeho kandi ukabishyura amafaranga avuye muri yanjye. Okay, wayanyohereje. Yego mbere yuko bagushyikaho ndaguhereza, mbere yuko bahaguruka ndaguhereza akodi ifungurira varize kugira ngo nibagushyikaho ubashe uburyo ubona amafaranga yo kwishyurira umushoferi wazanye Kadogo bitewe n'isaba ko wabura amafaranga. Yego. Nibagushyikaho uriherera wenyine, numara kwiherera ufate ya varize ukuremo amafaranga ari 300 ari kurengaho. Ugende uyavunjishe, numara kuyavunjisha wishyura umushoferi wazanye Kadogo. Buriya imodoka yakora Kadogo Rubavu muri gare mu kugezaho kumuzana no kumugarura ya prive ari we wenyine izanye, baduca amafaranga nkangahe? Ari na retour. Are na retour baduca ntago yarenga 35. Ari izino modoka za prive ari we wenyine itwaye kumuzana no kumugarura. Ari we wenyine? Ari we wenyine, nta wundi muntu bari kumwe mo, ari we wenyine shaka kazana prive yiwe wenyine. Rega dufate nka 40. Yego nta kibazo. Ukwishyura umushoferi wazanye Kadogo, amara kwishyura umushoferi wazanye Kadogo umaze kuvunjisha Kadogo kamumare 25,000 by'agahembo namwemereye. Hanyuma amafaranga yasaguka kuri ya 300 uzaba wavunjishije wishyuyeho umushoferi na Kadogo. Ugashaka uburyo uzaba uri kuyakoresha gake gake muri no minsi nzaba ntaraza. Ariko ntago ari cyo gihembo nzaba nguhaye rwose. 15 byasigaye urabishyira muri varize wongere bifungirane nk'uko byari bimeze. Yego. Hanyuma ku itariki 28 rwose ninza tuzasabanye. Yego nicyo nashaka kukuganiriza ngufashe imbere aho ntari ibintu bifata bigira ibyawe. Yego. Tugomba gutuma Kadogo amenya ko hari ikintu cy'agaciro aje kuzaniye. Oya ntago nabikora. Yego uraza umuvugisha umubwira ati iyo myenda niyo mashine ya laptop afanda guhaye bifungiye mu Kadogo isubitware neza ndabizanye kandi ndaguhemba. Yego kandi ikindi uri bumfashe nanarebye kuri telefone nsanga nta mayinite afite ndetse nta na bibe. Uramfasha umumpera amayinite nanarebye nsanga afite ideni ry'amafaranga 500. Uramufashiriza umumpera amayinite y'igihumbi kugira ngo 500 bayishyure. Yego. Ndi 500 ya uranyumva neza? Ahita yagura amayinite. Ahita yagura amayinite ku buryo nashyika muri gare ya Rubavu biza kumwoya kuba yaguza n'umutagisi imeni biteretse bakatiraguza amayinite. None kalibura Kadogo nyiduhereze. Reka nze nyandike. Yego shaka nandika uhita unamuhamagara umwibwire. Yego. 079 079 21 70 70 18 6. Yego ugiye kumuhamagara umubwira ati iyo myenda niyo mashine laptop afanda guhaye ugiye kunzanira hano mu Rwanda bitware neza. Ikindi kandi ndaguhemba nushikaho. Nandi kumanuka ngiye pfa kumaze gushaka ndi bumwambukiriza hari umutekano. Banza umuvugisha kandi cyo namubwira ko ugiye kumuhereza amayinite.
kanze muvugishe. Sawa muvugishe. Sawa. Wazemeje ntizivamo niba wazishyize muri telefone? Nazemeje 0792. Yego. 17. Yego. 9217 018. Yego. 6. Yego 6. Nta kibazo umuvugisha. Ndamuhamagare. Yego. Sawa. Arakenyesha. Atayifata se. Wareke kuganira ngira umuhamagare rimwe nare. Ayifata sha ariko. Kiriya wacu. Halo. Halo? Yego ndakumva. Ndamuhamagara ariko ntayifashe. Halo? Halo. Oui. Yego ndakumva. Ndamuhamagara ariko ntabashije kuyifata. Ntabwo yarayifashe. Ongera ugerageze ongera uyicishe muri murebe ongera ugerageze. Cyangwa se umuhamagara uduhuze. Umbwiye wowe muhamagare. Umubwire ngo iyo myenda niyo machine laptop afana de ko kumvera bitware neza ashaka ko wowe muhamagara mukibwirana nyine. Gerageza ongera umuhamagara urebe hari igihe. Halo? Halo. Ndakumva. Bite? Ni byiza nari nsanze umbuze. None se wavuganye na Fande? Wowe urinde uri kubimbaza? Bakuntumyeho? Ni wa Fande yambware bunyohereza mu Rwanda ngo ndibuzanine machine laptop n'imyenda ya siporo ngo ifungiye mu kabogisi byawe. Fande nyine yarasize agiye ku mazi ambwiye ko nguri bumpamagare. Ngo kuri buze kumpa n'amayinite nyine tu. None ubwo biragenda gute? Nyine ndi kukubwira ko yaragiye ku mazi asize ambwiye ngo nsigare nitegura narinde kwitegura nyine nantegereje ngampamagara ambwira ngo musangeyo. None nyine ubwo tubigenze gute ubwo urajyayo ryari? Ndi kukubwira ko ntegereje ko mpamagara ngo musange ku mazi ntabwo uri kubyumva. Naguhamagara nyine ubwo urambwira nkohereza ayo mayinite. Kandi nda mayinite mfite wowe urabimubwira sinzi ukuntu mwabivuganye ngeze gusambwe kuri bungurira amayinite kubera ko nta mayinite mfite ubwo mfite n'ideni. Aryo ubwo nakohereza ngahe? Je mfite ideni ry'amafaranga 500 sinzi niba wayohereza nyine nkongera nkaguza. Ongera ukaguza. Ubwo ngiye kohereza 700. Yo kuyanyohereza none aha. Bakano kuvuga ngo bitewe nuko ari nyongera 25% bajye bampereza iyo nyiguriye nyakuye kuri Momo. Bibaye byiza ashyira kuri Momo nyine kugira ngo iyo nyongera 25% nayo nyibone wenda nongere nishyire kuri iryo deni. Nigeze mbyumva yuko hari igihe umuntu yaguza amayinite kuri Money Mobile arya Money Mobile kuri Momo. Ngiye simukajyanye nyine hari nyongera bajya bampereza iyo nguza amayinite bitewe nayo nguze. Ubwo urashaka kugira ngo nyakohereze kuri Money Mobile. Kuri Mobile Money nigurire nyine nka nigurire kugira ngo niyo nyongera nyibone hari icyo mfashe. Okay. Nibyo byakoroha ntacyo mbwira umugire. Iyi ngiyi niyo yanjye. Niyo yawe. Iyi ngiyi nguhamagajeho. Halo? Ndikukubwira ino niyo yanjye. Iyi niyo yawe? Yego. Yimbariye ku mazina yande?
Halo? Yewe. Siko atavuga mukabye Imana. Halo? Karame. Ndi kukubaza ngo ibariye kuri inde? Biri gucikagurika sindi kukumva uri kumbaza gute? Ndi kubaza ngo ibariye kuri inde? Uri kumbaza amazina? Halo? Ndi kukubaza. Ibariwe ku mazina yanjye Theobald. Theobald? Maniragaba Theobald. Niyo mazina yanjye. Noneho Karame. Ngiye kukoherezaho 1000. Akose ubwo cyaza. Karame. Ntacyo reka noherezeho nka 5 kugira ngo uze kubona wenda unywaho naka cyayi ubwo turaza kongera tuvugane namara kuguhamagara sibyo? Sawa nta kibazo nawe uhita umuhamagara mubwire ko tuvuganye nyine. Haryo uherereye he? Ndi hano muri Kongo. Aho ngaho muri Kongo. Sawa nta kibazo reka ngiye gushyiraho 5 ubwo rakuraho nayo uranywa gasukari siko bimeze? Sawa nta kibazo mubwire ko tuvuganye nta ribi. Sawa urakoze cyane. None se harya? Sawa nawe. Harya? Karame. Uri umutubuzi? Umutubuzi ni igiki? Nase ubundi Miko ndi kukumva mbwira wakuye amaboko mu mufuka gakora kuko ukareka ubusamba ibyo ngibyo bibwira Fande ureka ko bimbwira sibyo ibyo hamagara Fande abariho mu bivugana naho ibyo mwavuganye niwe umpamagaye niba yakubwiye ngo mpamagare ibyo ntabwo ari byo mbaza muhamagara bari ubyibariza Afande wahehe kuko mwagiye mureka kubeshya koko muzamunanirwa gukora mucuzo tw'abandi ahubwo nkaho utakampamagaye basi mbwira ati naburaniwe nyaboneka nyihera 1000 iminsi ni mibi gaceze ngwino Niko Yego umuturage we Koko Uzikuntu bari bagiye guhita bakandira imibare bakumenura bari bari ready Mwongere mugerageze mu kanya Dear customer, the line you're trying to reach is currently busy. Please call again later. Ngiye guhamagara undi wa mbere ngo numve. Iyo baba bari kumwe gaswe. Baba bari kumwe. Mwumva ukuntu batuburira abantu. Noneho mwubwingegera uhamagaye umwe wa mbere nawe ndi wamubura. Bari kumwe kumubaza amazina nka. Hello. Oui. Yego ndakumva. Na Fande tuvugana. Yego wamuvugishije? Namuvugishije. Wamumpereye n'amayinite se? Amayinite nayamuhaye byose nabonye yambwiye ngo aranashonje. Yego. Mitamuhereza 5 ndavuga ntarakuraho amayinite none andi ayagore nyine umugati n'icyayi. Sawa nta kibazo nanjye nari ngeze pfo ku mazi. Yego. Reka mbanze mvugishe bano basare mbanze ndeta ko nguhamagara nawe ndeta muhamagara sange ku mazi yambuke. Biramara nk'iminota ingahe se ko ndi kumva birimo bitinda. Biramara nk'iminota ingahe ngo ko ndi kumva biri gutinda. Ntabwo biri gutinda ari bumanuke arakoresha iminota itarenze 5 kunshikaho. Okay nta kibazo uhita umvugisha. Sawa. Alo Fande. Komere cyane. Mu kazi konje yararangiye. Nyana zinga. Ewe. Batubuzi barakamejeje ariko nawe tuzatubakuramo amagambo. Ngire nti. Ngiye ko nta muntu uzanyiba amafaranga yanjye ko nubu nahumutse. Rwose abantu nibazajya bashaka kubatuburira mujye mubabwira ati toka kure mwabibwa mwe mugende mukura amaboko mu mifuka mukore. Nimero yampamagaye ni 07 38